Mana imbaraga 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 byose byanjye bikore byose byanjye biganze tugende erega biterwa nuko wumvikana n'Imana yawe ngeranyumva ariko da nanone ntagaruka ari njye njyenyine ufite ibibazo ibisohoze mu izina rya Yesu nukuri ayiwe Mana niyo yonyine Haleluya. amena Amena. Imana ishimwe cyane. Rero nambara tugomba kubanza gushima Imana yo yaduteje iyi ntambwe tukaba tugeze aha hantu. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe ko twageze aha hantu amahoro. amena Imana ihabwe icyubahiro. nukuri Hari benshi babigerageje ariko biranga. yego Hari benshi bagerageje gutera iyi ntambwe ariko ntibyabashobokera. nukuri Hari benshi bageze ahacecekerwa ariko twe Imana yaturinda. amena Amena. amena Rero ntabwo hano imbere y'Imana nta muntu ugeze imbere y'Imana afite ibyaha. Nimba hari umuntu utitunganyije mureke duce bugufi imbere y'Imana twitunganye twese duhuze umutima. Njyewe mbere na mbere Imana imbabarire kuba nakererewe aha hantu. Imana ikubabarire Imana yongere kumbabarira kwiheba no kwiganyira. Imana ikubabarire Ubugoryi n'ubupfapfa Imana imbabarire. Imana ikubabarire Imana imbabarire kutita ku nzozi. Imana ikubabarire Nimba hari n'ikindi inama ndega. Imana ikubabarire kandi ko zigutunganya nanjye Imana yo mu ijuru imbabarire gutukana Imana imbabarire gusuzugura mama wanjye none Imana imbabarire ari umuhungu dukundana nimugoroba yankuze ku mabere Imana yongere kumbabarira mu kwezi kwashize nabonanye nawe dukora ibintu nyine bitari byiza Imana imbabarire Umwami akweza gutunganya. Imana yongere kumbabarira ukuntu nasomye ku nzoga n'itabi Imana munsabire Imana imbabazi Imana ikubabarire. Imana imbabarire Nta wundi uhora utwitunganya. twitunganyije hariya hepfo mbere y'uko twinjira ku gicaniro. Imana ishimwe. Imana ishimwe rero reka umukozi w'Imana mugenzi wanjye amfashe atuzamure isengesho. urugamba rurakomeye Mana ntube kure yanjye 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 Mana ntube kure yanjye ayiwe ntube kure yanjye urugamba rurakomeye Mana ntube kure yanjye urugamba rurakomeye Mana ntube kure yanjye Mana ntube kure yanjye
yewe urugamba rurakomeye mana ntube kure yanjye mana mfashe bipe urugamba rurakomeye mana ntube kure yanjye bishire uburozi bwanjye ntibabubone kandi abantu babashe gupfa mana bapfe bashire mana nanjye nazamutse uyu musozi ngira ngo abantu ndoga bapfe aba basaba imiceri mana ntuyibahe kandi nabo ndoga bapfe sha uyu musozi nawe uzamutse cyangwa gukina jewe ko nshaka ko bipfa bigashira Haleluya mana ntube kure yanjye amena mana ubyumve ndi kukubyinira kano kadiho kugira ngo abantu ndoga bapfe bashire Haleluya amena reka tuzamure isengesho. Uwiteka mana yacu turagushimye turaguhimbaje tugushimiye ubuntu n'ubutabazi bwawe tugushimiye ko akanya nk'aka ngaka watwemereye tugaterera uyu musozi tuje kugusaba. Hari abasore bafite ibyifuzo, hari abakobwa bafite ibyifuzo, nanjye mana icyifuzo cyanjye ucyumve kandi ugitunganye neza. Nyaguhora ku ngoma uri Imana, ibyo nagusabye byose ubimpe kandi nawe bose ibyo bagusabye ubibahe. Urakoze kubyumvishe, icyo ushaka nicyo ushima aricyo kiba, tubisabye mu izina rya Yesu, amena. Haleluya amena Amena. mureke dusome hari igitabo hano njya nkunda cyane. Hari ijambo ry'Imana hano rijya rivuga riri muri ritugezeho natwe umurongo w'igice cya mbere umurongo wawo wa mbere haravuga ngo abafite bibiliya zanyu muri Zaburi igice cya mbere umurongo wawo wa mbere kugeza ku murongo wawo wa gatatu haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'abantu n'abahagarare mu nzira y'abanyabyaha ntiyicarane n'abakobwa ahubwo amategeko Amena. amategeko ye niyo yibwira amena Amena. azahanwa n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto igihe cyacyo ibibabi byacyo ntibyuma icyo azakora cyose amena Haleluya. Amena. ishimwe cyane. Amena. Rero iki gitabo ndagikunda cyane, iri jambo ndarikunda cyane rijya rimfasha ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ngo kandi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha ntiyicarane n'abakobanyi. Murabyumva bene da? Turabyumva. Iri jambo muri kuryumva neza? Iryo jambo ni ryiza. Amena. Iri jambo rero nk'ukuri ngewe rijya rimfashe nawe rigufashe, mbese nyine wisuzume hahandi hose nawe uzi udatunganye wisuzume. Haleluya. Amena. Imana ishimwe cyane. Amena. Nuko mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Ntago natwaye umwanya, hari undi ufite icyo atubwira yatubwira, ubundi yatubwira. Rero mureke turirimbe indirimbo yo gushimisha Imana ya 16. Aba Yesu bishimira Izina rye ryiza ribambara imibabaro rikabatsinyura, n'iryo ngabo yanjye nziza ihora inkingira, n'urutare nubakaho n'inzu yanjye itagwa, n'urutare nubakaho n'inzu yanjye itagwa, nubakaho n'inzu yanjye itagwa. Amena. Amena.
Mana imbaraga umuriro ivugire mana bapfe bashire umfashe bashire amashi bapfe mana wigaragaze bapfe bari abantu ngo bapfe ivugire ubikore mana umbabarire ntibambane uburozi bwanjye ntibigaragare ya muntu mana umundinde ntabone uburozi bwanjye imbaraga uburozi bwanjye bukore bwanze mana bashire yice bapfe umusozi nazamutse abondoka bashire imbaraga igicaniro cy'Uwiteka kiri hano hantu 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 amen 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 igicaniro cy'Uwiteka kiri hano hantu igicaniro cy'Uwiteka kiri hano hantu bana bashe ndinde no mukozi w'Imana ntabona uburozi bwanjye uririnda cyane igicaniro cy'Uwiteka kiri hano hantu babana haleluya ndakumva nazo gutwi ndilewaya zanawa ndakumva we madamu umva ko Uwiteka Imana ivugana nawe Imana irambwiye ngo ibintu ufite bishyire hano hasi Imana irambwiye ngo ibintu ufite bishyire hano hasi nta bintu mfite ndakumva we madamu uremera guhata ibintu ufite ukabishyira hano nta bintu mfite ibintu ufite urabishyira hano ariko mana uyu wari umuti w'umwana wanjye
Imana mu ijuru imbabarire naroga ariko Imana imbabarire Imana mu ijuru haleluya haleluya Uwiteka Imana arambwiye ngo mwami Yesu haleluya 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 senze kugira ngo Mana umuhore muhore Mana mukure umukure mu mwijima w'ububata bw'umurozi mw'imbaraga ya Yesu Kristo Yesu Mana umbabarire Mana umbabarire Satani uyu muma yashyizeho igisuzuguro cy'umuntu ariko kuko uri Imana duhamagaye imbaraga zawe ni nziza ziganza kandi ziragera Mana nzajya mukorera Uwiteka Mana turaguhamagaye ngwino utegeke kuri uyu mubyeyi imbaraga za Satani zamubashe turazirukanye mu izina rya Yesu imbaraga z'abadayimoni turazirukanye mu izina rya Yesu Uwiteka Mana mubyeyi Yesu mwami w'abami Yesu mwami w'abami nitwa Nyiranzayino ibintu wabikuye he ibi bintu nanjye n'umukecuru warabimpaye ambwira ko bizajya binyubakira urugo nkica abana b'abaturanyi nkabona ubutunzi ariko kuva ubu uko Satani yantekereje bikaba bigaragaye sinzongera ukundi murakoze kunsengera Imana ibaha umugisha turira bano bantu kutazongera kuroga ntago nzongera kuroga n'ikimenyimenyi wemeye kwakira Yesu umwami ndabyemeye rwose ndabyemeye wemeye kureka Satani n'imigambi ye yose ndabyemeye ndabiretse bya Satani dayimoni n'imigambi ye yose ndabyemeye sinzongera gusubira kwa Satani ukundi mene ibyo bizi n'izina rya Yesu reka jewe nipfuka twipisha bugafana nuko nabwiye Pastor butwike rwose butabica uburozi burica ibigori n'amenyo y'intare mwami Yesu ibi bintu ndabijugunye izina rya Yesu bikwangwaka mu izina rya Yesu urabyirukanye amaraso ya Yesu nabinagaye amaraso ya Yesu nabirika mu izina rya Yesu Egiputa sinzasubirayo n'abariyo Mana bakureyo Egiputa sinzasubirayo n'abariyo Mana bakureyo mu burozi sinzasubirayo n'abariyo Mana bakureyo Egiputa sinzasubirayo n'abariyo Mana bakureyo mu busambanyi sinzasubirayo n'abariyo Mana bakureyo mu Egiputa sinzasubirayo n'abariyo Mana bakureyo haleluya kubw'imirimo n'ibitangaza Imana inkoreye nkaba ntazongera kumena amaraso y'abana b'abandi mufasha kuyiha icyubahiro Mana icyubahiro ni icyawe ubu n'iteka ryose yewe Nyiranzayino sinahita mbara umuntu uzambuza kuroga mbireke Imana yacu yabwa icyubahiro cyane icyubahiro ni icyawe icyubahiro ni icyawe Mana icyubahiro ni icyawe urakoze Yesu urakoze bene data rero Imana ishimwe mubonye imirimo n'ibitangaza Imana idukoreye muri aka kanya ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro ubu uyu mubyeyi hari benshi nyine bariraga kubwiwe hari benshi bari bababaye kubwiwe Imana ishimwe yuko uyu mubyeyi Imana imukoye muri Egiputa amena yaba n'abandi nkawe bazaga n'ukuri bagakizwa Imana ishimwe njye nari nzi ko nje gusenga ngo njye mbaroga bapfe none rero muranahuye muri abakozi b'Imana mukorera Imana by'ukuri ntabwo nzongera kuroga njye n'uyu mubyeyi twarwaniye urutsinga
barwaniye ikintu bise urutsinga ngiye kuzafatisha urutsinga bingoye ni ukuri yankururaga nkumva nyine harimo umurozi nkumva hari ibintu nari gusobanukirwa ariko mbaza Imana ndagomeza ndatitiriza mbaza Imana Mana we ushimwe ni ukuri kose Imana yacu ihabwa icyubahiro Imana ihabwa icyubahiro kubw'izo mpamvu ni mu makanya nanjye ntira agakora amena akanuma karamanutse 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 Zakariya Imana icyubahiro bene data rero mwisange hano ni iwacu hano ni kwa papa hano ni Yesu uba wahaduteguriye ni ukuri buri wese yisangemo ntabwo twabaniganya ijambo undi wese ushaka kugira icyo yavuga tumuhaye umwanya ni karibu mwisanzure mu nzu ye reka tubwire umukozi w'Imana Alisa nawe ndabizi ko ajya akunda gusenga cyane kandi ndabizi ko ajya afashwa cyane reka tugire icyo tumureka atugezeho ijambo ry'Imana buriya ngo mu buzima bwacu bwa buri munsi dutungwa n'ijambo ry'Imana Imana ishimwe cyane rero Alisa ndashaka kutugezaho ijambo ry'Imana Haleluya. amena Haleluya. amena Nanjye sinabibwiye. hano hari umukozi w'Imana Haleluya. amena Nanjye rero naje narimbuye mu kazi. Nsanga mwafashijwe. Nsanga nanjye ndi umusenzi. Ndasenga nitwa Bishop Kanoti. Hanyuma kandi mwafashijwe nabo ntireka bari abantu nanjye nyureyo nze gufata ku mavuta. Rero nishimiye ko nasanze mubirimo neza musenga harimo ababyeyi nabonye harimo n'abasore n'abapapa Imana ishimwe ko mubirimo neza kandi mubonye yuko Imana ikoze ibitangaza uyu mubyeyi babizi yuko muri gahunda twari turimo bari gahunda zo gusenga none Imana ikoze ibitangaza mubonye yuko tubonye iby'uyu mubyeyi yarakenyeyeho rero nanjye nagira ngo munyakire nk'umuntu yaraje kwifatanya namwe umukozi w'Imana Imana imuha iki umugisha imbaraga amavuta no kwaguka no kubigumamo neza no mu kababaro no mu ijuru bazamwakire amena Imana iguhe umugisha n'amafaranga y'amabara yose rero narimo ndagenda kandi Imana ishimwe ko hari ibyikoze ibitangaza ikoze narimo ndagenda hama musigara amahoro musigare musenga jewe ndaza ariko we turazinanye ndaza guhamagara mbabaze uburyo muza musenga nanjye nzaza kwifatanya namwe kandi murakoze cyane Imana ikurinde murakoze amen Haleluya amena Haleluya 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 amen amena Imana kuko yangiriye neza Imana ishimwe kandi himbazwe tugiye gusoma muri Yesaya umuntu uzi gusoma neza yansomera ubundi rino jambo kuko muri Yesaya 51 guhera ku murongo wa 4 ukansomera iryo jambo buri wese riramureba bikamufasha Yesaya 50 umurongo waho wa 4 ni muri 50 umurongo waho wa 4 umutwe wawo hambere haranditse ngo umwami Imana impaye ururimi rw'abigishijwe kugira ngo menyeshe gukomeresha kugira ngo kadutangire neza umwami Imana impaye ururimi rw'abigishijwe kugira ngo menyeshe gukomeresha urushye amagambo inkangura uko bukeye ikangurira ugutwi kwanjye kumva nk'abantu bigishijwe ndetse gatoya
umwami Imana ngo nguki umwami Imana mpaye ururimi haleluya rw'abigishijwe Imana ishimwe cyane. kugira ngo menyeshe gukomereshwa urushye nukuri amagambo ankangura uko bukeye Ngamagambo ariko ngamagambo agira ankangura uko bukeye Yesu nashimwe ikangurira ugutwi kwanjye kumva nk'abantu bigishijwe. Amen. Kumva nk'abantu bigishijwe. Umurongo wa 5 hakavuga hati umwami Imana inzibuye ugutwi. Amen. Sinaba ikigande ngo mpindukire nsubire inyuma. Ubwo Imana ninjye yavugagaho w'umurozi ko ntasubira inyuma. Imana iza abantu bayo amavuta haleluya abakubita n'abategeye umugongo umugongo n'imisaya nyitegera abamfura uruziga kandi mu maso hanjye sinahahishe gukorwa n'isoni no gucirwa amacandwe. Nimwakira ijambo ry'Imana. Nishimiye Imana. Haleluya. Amen. Nanjye n'iryo jambo nashaka kubagezaho ariko ukuramo amagambo ye yakuyemo mu izina rya Yesu. Mwakira ijambo ry'Imana ribaryohere ribajye mu mutwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Umukozi w'Imana Imana imuha iki yemwe? Umugisha, amavuta, gukomera no kubigumamo neza n'indishyi z'akababaro no mu ijuru bazamwakire natwe duhari. Amen. Haleluya. Amen. Hari uwundi ushaka kugira icyo yavuga yemwe? Sinzi cara abandi babiba nanjye nzabiba nkabo ubwo baza babasarura nanjye nsarure nkabo. Sinzi cara yemwe, Sinzi cara abandi babiba nanjye nzabiba nkabo ubwo baza babasarura nanjye nsarure. Sinzi cara abandi babiba nanjye nzabiba nkabo ubwo baza babasarura nanjye nsarure nkabo. Amen. Ngo sinzicara abandi babiba ngo nanjye nzabiba nkabo. Ngo kandi ubwo bazaba basarura ngo nanjye nzasarura nkabo. Haleluya. Amen. Kuri Imana ishimwe cyane. Ni ukuri ibi bintu birakora. Ibintu by'Imana birakora beneda. Birakora. Ibintu by'Imana birakora. Ibintu by'Imana biragabura. Ibintu by'Imana birambika. Ibintu by'Imana birubaka. Ibintu by'Imana birakora sheri. Ni ukuri ibintu by'Imana birakora kandi ngo birya abarambije abarambiwe batashye. Ni ukuri nimubigumamo neza muzabona umugisha. Nimubigumamo neza mugasenga mubyizeye ni ukuri muzabona umugisha. Nushyeshyenga Imana nawe izagushyeshyera. Nuryarya Imana nawe izakuryarya. Ni ukuri. Weho n'umutima nama wawe icara hasi ubwize Imana ukuri. Buri Imana ikunda abantu bayibwiza ukuri. Beneda weho ubwawe uzicara ubwira Imana uyereke kuva uvutse kugeza na n'iyi saha uyibwize ukuri. Buri Imana nayo ikunda abantu bayibwiza ukuri. Haleluya. Ngo nunshyeshyenga nanjye nzagushyeshyenga. Ubundi dushyeshyenga Imana kubera iki turangana? Ni ukuri rero ibintu by'Imana birakora. Icyo nashakaga kubabwira nimubigumamo neza mugategereza mwihanganye. Hari benshi mwazanye ibyifuzo aha hantu. Ni ukuri kose nzi neza ko Imana izasubiza ibyifuzo byanyu. Mu kanya gato turafata umwanya wo gusengera ibyifuzo. Buri umwe ariherera ku giti cyiwe nyine azamura isengesho n'icyifuzo cyiwe nyine aryerekeze ku Mana. Umuntu Imana yagiriye neza. Ngira icyo mbwira abantu bene data bateraniye aha ngaha nyine bajye bakorera Imana bayitinya. Ubu nkanjye nakoreye Satani igihe kirekire
ndogangira gute ariko murebe ibyo anyituye ankojeje isoni muri mwese. Ndagira ngo mbabwire mwe muracyari na batoya ntimugakorere satani. Satani nta kintu ahemba uretse kuguhemba nyine kugira gute kugutamaza akagukoza isoni bakagukubita. Iri umujura baragukubita, iri umurozi uburozi bwawe urabuta nyine abantu bakagira ute bakabubona. Rero mukorera Imana bigishoboka kandi mugifite imbaraga kugira ngo natwe tuzabashe kubona ingororano nziza zo mu ijuru. Bikaza kwa satani ni ukudukoza isoni, ni ukudufunga, nta kindi. Rero umukozi w'Imana nakomeze gahunda ze. Nge nicyo nagira ngo nongereho nk'umuntu Imana igiriye neza namwe mubirebesha amaso yanyu. Imana yacu ishimwe cyane. Nimba ariko hari umuntu Imana yagiriye neza yateye haleluya. Haleluya! Haleluya! Haleluya. Imana rirubaka, ijambo ry'Imana ni ubugingo. Ngo Yesu ni byose umufite. Amen. Amen. Ngo nta na kimwe yabasha gukena. Haleluya! Iby'Imana biraryoshye. Amen. Biraryoshye cyane. Nta wabivuga ngo birangize. Oya ntawe. Kuko biraryoshye pe. Biraryoshye. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Rero twari tugeze mu kanya keza ko gusengera ibyifuzo. Nimba hari umuntu ufite icyifuzo yumva twagisengera hano muri rusange yapfukama tukamusengera, kandi nimba hari umuntu wumva agomba kwiganirira we n'Imana yiwe nyine agasengera icyifuzo cyiwe we n'Imana ye bwite, buri wese yasenga ukwe. Habaye hari ufite icyifuzo cyo yumva kitari ibanga nyine yagishyira muri rusange yapfukama tukamusengera nta kibazo, ariko nimba ntacyo mureke buri wese afata akanya asengere ibyifuzo. Amen. Mana data wa twese, Uwiteka Uwiteka uri Imana igira neza, uri Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera. Uwiteka Mana nyiribihe, aka kanya turagushimiye, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko waturinze mu gihe cyose cyatambutse. Warakoze Yesu. Uri Imana nziza, warakoze rero Kristo ngo nimukomange muzakingurirwa, ngo kandi nimunsaba muzahabwa. Ni ukuri hano harimo abagabo, harimo abasore, harimo ababyeyi, harimo n'abana batoya. Ni ukuri Mana nyaguhara ku ngoma turakwingize, ni ukuri tuzamuye ibyifuzo byabo, nibizamuke bigere kuri wowe Kristo, nubyakire mu biganza byawe maze wurukire kubisubiza ku Imana nziza. Uwiteka rero Mana, ni ukuri turagusabye kandi uduha imbaraga no gukomera, ni ukuri uturinde imbaraga z'umwanzi Satani mu izina rya Yesu. Uko Satani yashaka kuturya mu mano twose turamwirukanye mu izina rya Yesu. Ibitavuga Imana ku buzima bwacu biceceke mu izina rya Yesu. kandi utegeke. Amen. Tubigusabye tukwizeye ni mu izina ryawe Yesu. Amen. Mana yanjye we nzakunambaho, Mana yanjye we nzakunambaho, Mana yanjye we nzakunambaho, ibirimba nzakugwa inyuma. Mana yanjye we nzakunambaho, Mana yanjye we nzakunambaho, Mana yanjye we nzakunambaho, haba mu mvura nzakunambaho. Mana yanjye we nzakunambaho, Mana yanjye we nzakunambaho, Mana yanjye we nzakunambaho. Amen. Amen. Okay. Amasaha yakuze rero bene data, bizi hari benshi bafite ingo, hari benshi bakeneye kujya mu turimo rero tujye gutunganya ibidatunganye. Twasize ingo, twasize abana, mureke dusengere gutandukana. Nasoje kereka nimba hari undi wagira icyo avuga. Hariho Mana data wa twese, dore turacyari babajakazi bawe ndetse n'abagaragu bawe bari bakikuri imbere Kristo.
ni ukuri bashinguye ibirenge aho bari bataha Kristo. Ngaho nugende imbere yabo, nugendane nabo, bashinge ikirenge aho ushinguye icyawe kuri Imana nziza. Uwiteka Mana rero ngaho abatambika nutambikane nabo, abazamuka uzamukane nabo, ndetse n'abamanuka umanukane nabo kuri Imana nziza. Ubwo tuzongera guhura twese tugihumeka umwuka w'abazima tuzagushima kandi tuzaguhimbaza. Uwiteka Mana rero ngaho nugendane natwe, tubigusabye tukwizeye ni mu izina ryawe. Amena. Mwifurize amahoro ya Kristo. Akira amahoro ya Kristo. Akira amahoro ya Kristo. Ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana bijyane namwe. Amahoro ya Kristo umukozi w'Imana. Mutahe munezerewe, mutagaruke mushime. Mbega ibintu byari biryoshye.